abapolisi bari bambaye imyenda yabo y'akazi n'inkeragutabara zinaha zose z'umucyo n'iz'ak'indege n'abayobozi b'umudugudu n'ak'indege bose n'ab'umucyo bari bahuriye wagira ngo bari baje gufata nka koroneri runaka uba ufite imbunda cyangwa se amasasu afite n'abasirikare ahari wagira ngo ni nk'urugamba bari baje kurema. Wese ubundi haje nka babiri hataje abo ntibamufata bamubwiye ngo sohoka ari ku manywa. Ikintu nge cyambabaje baje nko ku manywa bakaza ari nka babiri b'abapolisi ntabwo bamujyana bamubwira ati ngwino hari ikibazo ngwino tujye gukemura gutya na gutya, ariko bataje ngo bamenye urugi mu majoro yamva he na njya he ntabwo byakwemera. Hafi ya bose bari bafite imbunda n'abandi n'inkeragutabara zifite inkoni ibiki byose wagira ngo ni nk'abasirikare ni nk'ibatayo igiye kurwana na batayo yindi. ko ngira umuryango na first lady, ngira abaruda, ngira abana banje, ngira abana 10, ngira inshuti zanje z'abaruda n'abatari abaruda, nkagira n'abaturanyi abo hafi n'abakure. Abo bose bari barananiwe kumvuza. Iyo nza kugira ikibazo cy'uburwayi nari kuvuzwa na first lady wanje, nari kuvuzwa n'abana banje, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rwa first lady, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rw'iwacu. Izo muwe zabihehe nk'iz'umwana w'ikinege bari bafitiye ntari umwefuperi, ntari inkotanyi, ntari intore, bajyaga kumvuza babonaga mfitanye irihe sano nabo. Kuki batajya bajya gufata bariya bose barwaye mu gihugu bigaragara ko barwaye bakeneye ubwo buvuzi ngo baba ari bo bajyana kuvura. Nje bashakaga iki niko bansanze wanjye sinateraga amabuye, nta abaturanyi nta bintu nononaga mu rugo ngo wenda mfite ikibazo cy'ibimenyetso, nari niturije baraturarira. Tariki 20 Ukuboza mu ijoro ryo kwa mbere shyira kwa kabiri nibwo Barafinda Sekikubo Fred uvuga ko umunyapolitiki w'amahoro yatawe muri yombi agatwarwa n'abo mu nzego z'umutekano. Bukeye bwaho bikavugwa ko yajyanywe Indera. Kugeza uyu munsi amakuru azwi natanzwe gusa n'uruhande rumwe avuga ko Barafinda yajyanywe Indera mu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Aya makuru hari bake muri mwe mwagizeho gushidikanya. Twakira ubutumwa bunyuranye bubaza niba koko Barafinda ari Indera cyangwa se niba ari ahandi hantu hagizwe ibanga. Kubera ko tutabasha kugera Indera ntitubyemerewe, byabaye ngombwa ko dusura umuryango we ngo tumenye nibura niba bo barabashije kumugeraho aho wamusanze nuko basanze ameze. Kugera iwe ntibyoroshye muri ino minsi. Mwibuke ko tujya gusura no gufata amakuru ya nyuma mbere y'itagwa muri yombi rya Rashid twasanze ingenza twarazifotoye. Amafoto mwarabonye mu biganiro twagejejeho. Ubwo twasuraga Madamu Rwigara twabonye nanone ingenza mwarazibonye mu mafoto yo mu biganiro twagejejeho. Kwa Barafinda siko byagenze mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka, ariko naho ntibyari bisanzwe. Tutinjiye muri ibi ngo aribyo turondora, tugiye kugezaho ikiganiro twabashije gukorana nawe atubwira uko Barafinda yatwawe, uko yagiye. Ese umurwayi w'umutwe atwarwa kuriya? Ese umurwayi usanzwe atwarwa kuriya? Ibyo ni bimwe mu byo Madamu Barafinda bita Mama Spabness atubwira. Arasobanura umurongo inyuguti ku nyuguti uko byagenze, uko batewe mu rugo nk'uko byita, uko Barafinda yafashwe, uko yagiye naho yamusanze. Ikaze Madamu Barafinda Sekikubo Fred, twongeye kubasuhuza twifuza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Namwe turayifurije rwose, tuzayiriye neza tujye twese hamwe.
musuwe na Pax TV twaherukaga ahangaha mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize ubwo twaza kureba barafinda umugabo wawe hari nyuma y'umwaka umwe leta yakane kwitira leta yose urwego rwari rumushyize mu kato adasurwa n'abanyamakuru adasurwa n'abandi bantu ataganira nyuma turamuganiriza haca indi minsi myinshi ejo bundi yari yampaye ndetse kongera kuvugana nawe muri iki cyumweru kibanza Noheli numva ngo bamutwaye ariko se tutaragera kujya kumutwara mwari muri aho twari turi aho gake kuko n'ubundi nta muragarutse ariko ntimumusanze ubwo rero umva ntago ari neza ni mbese na karengane k'ibihekane kabaye muri runo rugo. None madamu barafinda abantu bumvise ngo bongeye kumutwara ndibuka bamutwara iryo joro naramuhamagaye inshuro nyinshi muri iryo joro bari bagose urugo na makuru yangezeho ndahamagara kuza buryo ntibyari gushoboka nta gantu haba hagoswe ngo umuntu ahagere ntiyabashe kwitaba niki cyatumaga namuhamagaye inshuro nyinshi muri iryo joro yatawe muri yombi ariko ntiyabasha kwitaba niki cyatuma gataba telefone bari bahimwatse cyangwa ari ukundi byagenze rwose byari bikomeye cyane ni ijoro rikomeye cyane ni ijoro ryari riteye ubwoba kuko abantu bari bagose imbere n'inyuma ndetse basimbutse n'igipangu bamwe barimo barwana n'urugi bakubita ubwo twari dusinziriye rero twashidukiye hejuru dusanga urugi baruciye badugeramo mu buriri nibwo rero bavuga ati ni mubyuke twe umugabo yarabyutse kuko yumvaga bakinguye bakubise ajya kureba ibibaye nanjye ndavuga ni ibiki bibaye tubona ni inzego z'umutekano nyine zatugezeho mu buriri nuko bamwaka telefone nanjye ubwo rero barangije baramufata ubwo bamuhamagaraga ntibamubonye nyine ubwo ko yari yafashwe nibwo bamujyanye rero ndababaza ntese umugabo wanjye mumutwaye hehe yaba yakoze iki kugira ngo wenda nanjye menye ibyo wenda ibyaha yaba afite baravuga ngo yango genda madango genda usubire uryame uko niko banshubije ndavuga ni rero ni rwose ni umugabo wanjye ahora arengana bakamujyana ku gasozi k'Indera kujya kumuteza inshinge ndabizi ubu wasanga namwe ariho mumushubije kuko barafinda ntiyararenganye nta na gereza anagira nk'abandi kugira ngo wenda nimba ari icyaha bamurega runaka ajye mu nkiko aburane ni byinshi duka bamujyanye Indera nkajya kumva nkumva bamujyanye Indera kumuteza iriya miti nimuzambabarire nimuzanyicira umugabo cyangwa se ngo mujye kumuteza iriya miti barambwira ngo ahubwo ngo genda uzane inkweto ngo muzanire n'icyo yambara ngo ikote ubwo nagenzana inkweto n'amasogisi barangije barabyanga barambwira ngo rero ngo nta mpamvu ngo yo kuzana ngo ahubwo genda uzane ngo dukamba mbiri tworoheje ngo ari two tumutwarana ndavuga nese hazazindi Rashid yagiye yitwaje kamba mbiri zira nyine za Rugabire ndavuga nese kubera iki nimba mutwaye umuntu nijoro 5:30 zishyira sangahe kuki mudatwara mutamurika kambara inkweto n'amasogisi wenda nayo masogisi akamupfuka imbeho ya ninjoro ku maguru baravuga ngo ngo genda uzane silipa gusa ngo nibyo tugutumye ubwo naragenda zizana rero ahita zambara n'ikote bahita bamwambika nyine ubwo bamwambitse amapingu bakiraha gutya n'abana babireba bahita bamujyana nyine bwarakiye mu gatondo bigeze nko mu saa 4 batumaho ushinzwe umutekano mu kagari ngo nazambwire ngo umugabo wanjye bamujyanye Indera ngo none ngo ngire bico mushyira ngo arindera ngo niho bamujyanye kumugemurira cyo kurya cyangwa cy'imyambaro bo bambwira ngo nimugende ngo musange ngo mubaze ngo icyo ashaka ngo ntimushyire ubwo rero nibwo nahise na bwaragorobye ndagenda ingezeyo nsanga bamushyize ahantu muri A kandi ahantu muri A haba hari abantu mbese babasazi bataye umutwe mbese indi bashyiramo ba bantu batagira ubwenge niho bamushyize
niho bamujyanye muri A. imeze yenda kumera nka hariya kwa Kabuga aho bita mu ndege, usanga harimo abantu abangaba buze ijambo nkoresha kuko amagambo umuntu yakoresha ku bamugaye, ku bafite ubumuga bw'umutwe ashobora gufatwa nk'igitutsi, ariko aba ari abantu bita mu ndege, abantu b'ibisare, abantu b'ibihamuke, abantu bayayutse mutwe, abo nabo aho bita mu ndege kwa Kabuga. None Indera iyo A nayo niyo bamushyiramo yenda kumera nk'iyo ngiyo mu ndege kwa Kabuga. Niho bamujyana muri A. Mbese bakunze no kuba barwana se, babasazi, mbese bataye ubwenge. Ndayizi umuntu ashobora kugerayo waba ari muzima ibihaberwa byamusaza. Aho niho banamusanze, niho rero namubazaga, araza na mwana, mbese nabazaga ninje kureba umuntu witwa Barafinda hano, baramuzana, abaganga baduha intebe turicara imbere yabo. None ko rero nibwo namubwiye nti rero bari bambwiye ko uri ahangaha, aramubaza ngo se ninde muntu ngo unyemereye, ngo mbese ngubwiye ngo ninde wakurangiye ko ndaha. Ndamubwira nti abayobozi bakujyanye nibo bambwiye ko uri hano ngo nze kukureba. Ubwo rero muhe ibyo nari mfite, ndavuga nti nzajya musura. Nibwo nasubiyeyo nanone, nsubiyeyo nsanga noneho bamwimuye, bamujyanye muri B. Ngeze muri B rero nibe na B nibura horoshyemo gato, horoshyemo gatoya, ariko B gushize niho yatinze, yamaze nk'amezi agera muri 7, kandi baramukuye muri A, barimujyanye yamazemo nk'ibyumweru nka 2, bamujyana muri B. Rero aho ngaho bashobora kumushyira, nibwo bwo bafite bakamumazamo igihe kinini nk'icyo yamaze ubushize. Kandi buriya nta umuntu niyo yaba arwaye ntago yamara amezi 7 avurwa, ntibijya bibaho ku isi yaremye, keretse wenda yarabaye paralize cyangwa se yaramugaye ubundi buryo ese atabasha kuvuga ngo aragenda, cyangwa se mbese aba yararembye cyane. Ariko ubu ngubu mfite ubwoba ko bashobora kumugumisha none muri B, ugasanga amazeyo igihe kinini cyane. Nibwo ubwo bafite, cyangwa se ntiwamenya n'izindi gahunda zabo. Murakoze. Barafinda yaramaze kugarura kabiri, Barafinda yaramaze kongera kuvuga neza, noneho ururimi rutahera mu kanwa, yaratangiye, mbese yaramaze gusubirana, yaramaze kwiyondora. Yavuwe n'imiti isanzwe, no kurya neza, cyangwa hari ubundi buvuzi bwihariye yabonye? Rero ubundi kubera yuko ubundi bamujyanye bamufashe n'ubundi bamukuye mu rugo, buriya imiti y'Indera bundi iyo utarwaye bakakufata bakakujyana nka kuriya, bakakujyana kuguteza iriya miti, n'ubundi iragenda mbese ikakwangiza, urumva. Ariko uko ugenda utayinywa, n'ubundi uragenda ukongera ukaba muzima. Umuntu agenda asubirana, agarura ubuyanja, agarura nyine ubuyanja. Rero niko bimeze. Ahubwo bategereje ko nyine yongera guta inkonda cyangwa se kurwara nk'uko bamuzanye, barabura bati wajya kongera kumufata, kuko bazi ko ubaye hariya akiterwa imiti ya hariya akomeza kugenda afata iriya miti akangirika burundu. Uko niko bazi. Mu kanya nkubaza ikibazo cy'ukuntu byari byagenze kugira ngo tumuhamagare muri iryo joro baje kumuta muri yombi tukamubura, wahise utangira kutubwira uko byose byagenze. Byumvikana ko igihe twamuhamagaye kuri telefone ntabwo ari wari ukizifite? Ntabwo ari we wari ukizifite, nibo bari bayifite bayimwatse. Kubera rero ko abanyarwanda muri rusange abari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo, kuko mbara u Rwanda rw'imbere mu gihugu n'urwo hanze rw'ishyanga, ahari umunyarwanda wose mpita mu rugo rw'u Rwanda, mu gihe harimo umunyarwanda. Ese ari abanyarwanda bo mu gihugu n'abo hanze n'isi muri rusange bumvise amakuru y'ifatwa rya Barafinda, nta nubwo bazi ko yatewe, we yabyitaga igitero, kandi n'uburyo bivuga kuko ni nko guterwa, bazi ko ngo baje kumufata bakamujyana Indera. Banavuga ngo asubijwe Indera, ntibasobanuye ukuntu yafashwe. Ndagira ngo ido n'ido uhereye ku murongo tubwire uti baje iyi saha, twari twaryamye iyi saha, bigenda bitya, umuntu abashe niwe wenyine usigaranye amakuru, undi bakatazi ni Barafinda, abana ni batoya. Byatangiye bite, hari sangahe?
Twebwe rero ukuntu byatangiye harimo amaze iminsi hano hicaracaza abantu tutazi, ukajya kubona ukabona inkeragutabara ziracaha, ukajya kubona ukabona abandi bambaye sivile baraca ku irembo, tukagenda buri wese abibona ati ese bano bantu ko hano hari urujya n'uruza, aba bantu baraca hano bagiye he, barava he? Ubwo ngubwo tukabireba ko tukicecekera. Uwo munsi ajya gufatwa rero haje nk'abantu b'abademobu nka 4 bizanishwa ngo baje kureba umusaza, bakaganira, baricara 2 barahaguruka baragenda, bongera haza abandi baricara, haba ibiganiro mbese bamuganiriza. Ariko njyewe numva ubwoba buranyishe bamaze kugenda, ndavuga ariko bari abantu baje bakicara, kandi bari abantu ni abademobu, bari abantu nta kintu kibyihishe inyuma. Abantu ni gute umuntu ashobora kuza nka 2:00 agataha hafi saa 7 saa 8, buriya abagamije z'amanywa. Ni buriya bariya singenza wenda baba baje kudahama amagambo kugira ngo bakunde baze bakugambane bagufatishe. Ati reka ati njyewe naribuhoye, buri wese icyo nababwira niko n'abandi baza nkakibabwira, ati ujye ubareka baze, ati uzazanywa n'ibyiza ibyo ni akazi ke, n'uzazanywa n'ibibi ni akazi ke, ati njyewe naribuhoye mvugisha ukuri. Nuko rero abo bantu rero batashye bwaragorobye, twe dukunda kwiryamira kare nko mu ma 2:00 saa 3 tuba twaryamye. Ubwo rero twaryamye nka 2:00 n'ibindi nibwo twaryamye. Ubwo rero saa 3 saa 4 saa 5 nibwo batangiye gukubita inzugi. Nuko rero umugabo aravuga ati rero wikingura, bano bantu barashaka kugira ngo bantere banjyane, ati ndabizi igihe cyane kirageze, ati ko mu kwa mbere no mu kwa kabiri ntari hano, ati nibyo bamenyereye, buri igihe cyane kirageze, ati wagira ngo basabyemo ibitamba hari byo kujya kunyica nabi. Ati buriya wasanga ari abagira ngo bantware, ati wasanga bagiye kugira ngo bantware kwa Gacinya cyangwa se bamemukire bongere bansubize indera. Ati we ntukingure, nimba ari abantu b'inzego z'umutekano nkuko bakubita bavuga ngo turi inzego z'umutekano, tubareke ubabanzi buke, abantu babirebe, abahisi n'abagenzi babibone, maze babone naho bantwaye. Atari kubanjyanye mu gicuku ese wakamfata bakanyica. Ubundi inzego z'umutekano nimba bari inzego z'umutekano, ubundi zifata umuntu mu majoro rwagati, umuntu ari mu bitotsi, cyangwa barareka bugacya hanyuma bakaza gufata umuntu bakamubwira ati wenda turakurega icyaha runaka, ngwino ujye kugisobanura. Ati cyangwa se bakaguhamagara, ati bakareba ko wakwitaba. Ariko nta muntu wampamagaye, nta kintu na kimwe, ntawe natutse, nta kintu cy'umuntu namenye, ndi wanjye ndiryamiye. Warangiza bakavuga ngo baje kukubita urugi ngo ni inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano ku isi yose hari abantu batera umuntu bakajya kumukangura muri iki gicuku cyambaye nanjye ngo ngwino ngo turagushaka. Ese ubwo nabanzi banjyanye, ese ubwo banyica? Ariko nubwo banyica banyica abantu bose babibona, reka buke wikingura cyangwa ngo dukingure, reka bubanze buke, hanyuma n'abantu bazabirebe babone akarengane abanyarwanda dufite. Ubwo rero nibwo bahise gutya babona tudakinguye, nibwo bakubise urugi, baca urugi hariya uraza kubireba, bakubita urugi. Sinzi ibyo baza banza ni ibimashini bazanye, barakaraga gutya biraca, hanyuma urugi rurikingura. Nibwo rero bahise binjira bakwira hano muri salo, abandi baza mu cyumba barasaka, batwara ka telefone, baragenda no mu byumba by'abana aho umwana wari utwaye telefone yanjye bajya kuyimukuraho, abana ndibona bose babaryamisha. Nuko ubwo rero nguko batwaye barafinda, nuko mwamuguze, nguko rero niko byagenze. Iminsi mike hari kwa gatanu ubwo nazaga kureba barafinda, kwa gatanu nyuma ya saa 6 mu masaa 8 n'igice gutyo, nageze hariya ruguru mu kayira kazi wanyu, nahabonye abantu banyuranye, ndatambuka nyura hari imbere ahamanuka, ngiye kubona mbona 3 muri bo bankurikiye kandi bagenda basatira. Byabaye ngombwa ko umanuka hepfo njya kuzenguruka. Mvuye kuzenguruka nyura guriya, noneho nyura mu kandi kayira kano k'ibumoso
unyuze hirya y'umurima w'ibigori se byarize? Byararumbye ariko ntabwo bireba. Hanyuma mu kumanuka nza gusanga ba bantu bari bankurikiye nge nkanyura indi nzira kugira ngo batabona ko nje hano, sanga noneho bicaye muri ya nzira yo hirya. Bari bane noneho kandi imbere bari batatu. Ngiye kubona mbona babiri barahagurutse barankurikiye, nkomeje kugenda mpindukiye inyuma sanga n'abandi nabo bahagurutse bankurikiye ariko batari ku ntambwe zimwe, hari babiri bari imbere n'abandi babiri bari inyuma. Abo hari kwa gatanu, harya bamutwaye kwa kangahe? Kuwa mbere ku cyumweru? Kuwa mbere. None abo bose bari muri gahunda isanzwe imugenza cyangwa ni abantu bandi nikanze baringa? Bashobora kuba atari baringa kuko nanjye najyaga mbabona abantu badasanzwe, abantu ntazi, andi masura bambaye sivile, ukabona baricisha hano baza bamwe bakata, ugasanga tukabakurikira ukabona bavuye nko ku duto cyangwa se ntutumenye aho bavuye, ugasanga abandi baricisha bagenda. Mbese rwari urujya n'uruza kuko urumva ni ibintu bari bateguye, kandi impamvu twabonye ko ari byo bateguye, bari batumye umukuru w'umudugudu kutwaka kugira ngo atubwire ngo nidutange lisite y'umukuru w'umuryango, ngo icyo gihe ngo abantu ngo baramubwiye ngo nakore ngo naha amahirwe abantu ayobora ngo abahe ngo mitiweli z'ubuntu. Ubwo rero ngo yasanze ngo n'umugabo wanjye ngo akwiriye kuba aramubaza ngo ayo mahirwe ngo wayitesha. Undi rero aravuga ati se ati bimeze gute ibyo bintu, ati ni muri rusange cyangwa bifite abantu runaka bireba. Ati oya, ati hari igihe bigeraho mu mwaka mu itangwa rya mitiweli ugasanga bahayemo abantu promosiyo nyine biheramo abantu amahirwe bakabarihira. Ati none nawe muri uyo mahirwe wayitesha? Umugabo wanjye aramuga ati oya, ati nta kibazo, ati nyandika, ati niba ubishaka, ati ari amahirwe atari ikintu runaka kibi nanjye ushyiremo nta kibazo. Ubwo nakoze lisite njyana ku mukuru w'umudugudu, ariko mvuyeyo umugabo arambwira turabizi n'ikindi, ati kariya ni agatego, ati icyo nzi cyo uzajya kubibona, biriya ni imipango bateguye, bashobora kuba barimo bampuraningira kunjyana Indera. Ati kuko iki gihe cyose banjyanaga ubundi bishyuraga 100%. Ati umutego wa hariya, ati biriya bitaro, ati iyo utatanze mitiweli utanga 100%. Ati ubwo rero wasanga ati barahombye bakishyura 100%. Ati none bakaba bagize gute bagira ngo bantangire mitiweli bizitirirwe ngiye ngira ngo ni imbabazi, kandi bo ari agatego ko kugira ngo bazishyure makeya banjyanye Indera. Ati buri uzareba bazaza kunsingira bamfate banjyane kugira gute kunjyana Indera kunteza biriya biti. Ati nubona atari ko bimeze uzangaye, ati buriya baragira ngo namwe muzasigare, ati bavuga ati buriya mama reka bari abana tuzabavurize kuri mitiweli kubera ko se twamutwaye. Ati buriya ni agatego, ni ibibazo benda kunteza uzabibona. Amaze kubikora hashize nk'icyumweru, urebye ni nk'icyumweru cyabiri, nibwo baje baramufata, bafata umugabo baramujyana bamufasha bagitera. Rero avuga ati sinakubwiye ko ari imipango baba bateguye. Ati uriya mukuru w'umudugudu ababizi, ni gahunda ziba zateguwe n'abayobozi b'ibanze b'inaha ngaha. Ati icyo nkubwiye uriya mukuru w'umudugudu buri gihe bahora mu kagambane kanjye, wagira ngo baramuntumye. Ati n'abandi bose babakiye amani ba FPR, ati n'abariya bose bashinzwe umutekano, ati bose bari mu kagambane kanjye. Ati ariko bihorere, ati abambere bariho barangambaniye Imana irabahana. Ati n'abandi bakomeze bankorera ubugome, icyo nzi cyo bazashiduka basanga nabo Imana ibibishyura. Uko rero niko byagenze, niko bamutwaye nyine, kandi byarabaye umutego mu ikubitiro. Mbese baragiye batega udutego kugira ngo tuzashimukane kumutwara, uko byagenze. Ese uwo mukuru w'umudugudu ni umusivile n'umusirikare? Uwo mukuru w'umudugudu ni umudamu. Ni umudamu, yabaye umukuru w'umudugudu kuva kera, nta nubwo avaho, bamutora batamutora nta nubwo ajya avaho. Yitwa
uwo mukuru w'umudugudu izina twebwe twite nzi izina ry'abana gusa bamwita mama Gikundiro ariko sinzi amazina ye bwite sinyazi. Umudugudu ayobora ni uwuhe uhereye ku mudugudu, akagari, umurenge byose? umudugudu w'Akindege uwo nguwo akagari Kakamashasha umurenge wa Nyarugunga. Uwo nguwo n'abamushimuse bwa mbere imodoka yagiye iwe iparikiwe bajya kwiherera baravugana, nta nubwo yigeze asa ngo ambwire ngo ese madamu barafindiza umugabo ko bamutwaye, nubwo natakaga nagira gute ntabwo yigeze abimbwira bagitangira kumushimuta. Kandi nyuma hashize ukwezi nibwo baje azana n'undi mugore ngo wari ukuriye imibereho myiza y'abaturage, baje kunyaka mitiweli, ntibambwira icyo bayijyaniye, ahubwo njyewe baravuga ngo umugabo yararwaye ngo ninzane ngo mitiweli ngo barazibatumye. Njyewe rero kubera ko kubera ko numvaga mukumbuye cyangwa se numva mvuga ngo wanyereka ahari, ndabona reka nyibahe kugira ngo nzabakurikirane wenda bazanagira Imana bambwire n'aho aherereye. Ubwo nibwo bayitwaye rero, barangije yabageze mu maboko bari nka bane, arangije arambwira ngo ubwo rero ngo baragarutse barambwira ngo nzajye ngo kubaza ngo mukuru ngo adjectif w'umurenge ngo aho nzasanga barafinda. Ubwo narabyutse ndagenda njya ku muyobozi wa adjectif w'umurenge w'abambe w'akagari, hanyuma niwe wambwiye ati barafinda arindera. Urumva arambwira ngo barafinda arindera ngo barafinda ngo ariko barafinda n'umusazi. Ese barafinda n'umusazi kubera iki? Ngo umuntu ngo basanze ngo arimo ngo azerera ngo kwa perezida ngo yihagarika ngo kwa perezida ngo agira gute ngo uzi ibintu ngo birorerwa ngo yagiye ngo kwa perezida. Kwa perezida hehe? Gaciro mu Kiyovu cyangwa Muhazi? Ngo mu Kiyovu. Ndavuga ni ibyo ngibyo wabikubaza koko ibyo wabisubiramo. Ati bamufatiye aho ngaho kwa perezida kandi baramukuye iwanjye cyangwa baba baguhaye amakuru atariyo. Ni abantu bagujya bakakuzanira amakuru atariyo rwose, niyo mpamvu mugenda mugakora ibintu by'amarorero. Barafinda bakuye mu rugo iwe bakamushimutira iwe, none muravuga ngo bamufatiye muri perezidanse. Ati ibyo ni ibintu byo kubeshya. Ariko ikintu cyo namaze kubona nyine uwo nguwo nawe ntakiriho, yaragiye bamukuyeho. N'abandi bagiye bazana convocation nabo babakuyeho, abandi bariho abo n'abakagari bagiye bakuraho utavaho n'umudugudu n'abashinzwe umutekano bamwe benshi bavuyeho. Uretse uwo mama Gikundiro niwe utajya gusimburwa. Gikundiro niwe witwa Karangwa. baje kumufatisha hano bazanye na ribu, harimo uwo mama Gikundiro, harimo witwa Karangwa ashinzwe iki? Simoni. Karangwa ashinzwe umutekano wo mu mudugudu w'Umucyo. None se ko ari mudugudu wundi aza mu mudugudu w'Akindege ate? Nanjye nicyo kibazo nyine, bava mu mudugudu wundi bakaza gufata umuntu uri mu mudugudu w'Umucyo. Ako niko karengane. Bava mu mudugudu w'Umucyo bakaza gufata umuntu mu mudugudu w'Akindege. Urumva atarimo akagambane. None se ba mudugudu wanyu cyangwa se umutekano ngabo ntabwo bafite ubushobozi bwo gufata? Yego barahari, ariko bo baraza mubaje gufata bari hadi. Waruvuze mama Gikundiro umuyobozi w'umudugudu Karangwa, umuyobozi w'umutekano w'Umucyo utari uwanyu. Simoni we ashinzwe nawe akuriye irondo ryo mu mudugudu w'Akindege, nawe bambe w'uruhongo w'Umucyo. Nawe niwe ashinzwe. Kandi bose ukajya kubona ukabona bose cyangwa nta rondo mugira bakiyambaza ijya handi. Barirahari ariko kubera ko babahujwe n'akagambane kukugambanira umuntu runaka, nyine urumva ko nibo babifitemo uruhari, baba bicara mu bagatumirana. Umbwire kuntu abantu bava mu mudugudu umwe bakaza gufata mu mudugudu utari uwabo. Dukomeza rero, wavuze uti barinjiye. Tugiye gusohoka gato twereke uti umuryango igipangu basimbukiye he, basenya urugi. Impamvu no kugira ngo bateze amatwi batavuga ngo ni ibyo twahimbye nta cyabaye. Nkunda dusohoka gatoya utwereke umuryango uti binjiriye aha, basenya aha, uko byari byifashe. Ubundi baje bafata abapangayi barababwira ngo abantu ngo kubera ko mwako barafinda ngo ni mutwereke kwa ngo boss, ngo mwambwira ngo boss arimo.
barababwira ngo ntago tubizi ngo ariko ashobora kuba arimo ari nijoro ari nijoro cyane ngo barababyukije. Noneho rero ngo umwana umwe arababwira ngo harimo abana ngo bakorera kwa Barafinda ngo reka tubereke ngo nibariye. Barabatungira intoki, barangije bafata abo bana barababwira ngo nibihurirane inyuma y'igipangu, urabona ngo bahagaze hano ngo barababwira ngo bagerekerane ngo simwe ngo nimba muba hano ngo mwebwe ngo umwe ngo ahagarare hano undi amuhagarare hejuru ngo yurire hano ngo hanyuma agwe imbere. Hanyuma rero baraje bagwa hano, wari wuriye mugenzi we yaraje agwa hano abona gukingura, bose bahita binjira. Urumva bamaze kwinjira baraje barakomanga kuri amadirishya, barakomanga kuri aya, ntabwo twabyumvise ngo bakomanze hehe, bakomangaga kuri aya madirishya n'aha ngaha no kurugi gutya ngo ntidukingure, abandi baca inyuma, dukomeje kwanga bagaca inyuma bagakubita ku madirishya hariya hari ibyo hepfo n'ibyo haruguru, amadirishya mu byumba y'ibyumba aho turyama bagakubita. Hanyuma urugi ho rwari rukinzeho gutya, urumva reba bahise bagira gute, sinzi ukuntu bagize hari afungiye imbere harimo ikigufuri, baciye ipata ry'ahangaha kugira ngo bariciriye inyuma, bariciriye gutya, bariciriye inyuma, sinzi ikintu ukuntu babigenje riracika. Reba urabona nta pata ririmo hano urugi ntirukingura, bibona reba ukuntu hano bahaciye n'ingufuri itegwa hasi, n'ingufuri ihita ivaho, akakabara vaho nyine, ikigufuri kiragira, babona kwinjira baza bamufite. hanyuma abana bikanze bingana iki, babyakiriye bate babona muterwa muri icyo gicuku, muri iryo joro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri? Abana rero byarabatunguye nyine, bumvaga ibintu bikubita kuko reba kugira ngo urugi rucike habaye urugamba rukomeye cyane kugira ngo kari agacike. Ni akantu bagize k'akuma bazanye kari kanini, nabonye bagafite, maze gusohoka nabonye umuntu agafite ku rutugu k'akamashini, baje barakaragara basha gucira kari akantu kadakoresha amashanyarazi cyangwa kari kagize, urebye nta mashanyarazi, ni akantu bari bahetse, sinzi ikiri ko kuma kariko barakaragaga kuko numvaga gahuha cyane. Hanyuma karacika, agapata karacika. Ubwo rero nibwo bagize bate, nibwo bahise binjira baza badusanga. Umugabo wanjye avuze induru ati turatewe. Ubwo ngubwo barasunika urugi nyine bamurusha inyuza kubera bari benshi. Ubwo bahinjinjira rero baramufata, ubwo nibwo baje hano nyine bamwambika amapingu, abana barareba baravuga ngo yo papa rwose papa. None abana bari mu nzu bari bangahe? Abana hano twari nka 10 kuko oya twari nk'9. Usanzwe ufite abana hano? Tubana n'abana twabaga turi 12 na muze harimo wowe n'abana, wowe na Bwana Barafinda n'abana 12 ariko baza kubafata. Mwari bangahe muri mu nzu? Twari 9. Wowe Barafinda n'abana 7. Abandi ntabwo bari hano hafi? Abandi hari abana bari baryamye inyuma mu yindi nzu. Abo nibo babyukije rero baza gukinguza nyine. None iyo ubona haba ibibazo bimeze bityo, haba guhungabanywa, guterwa nijoro, n'ibyo nita guhungabanywa, babyita kujya kumuvuza. Ese wowe nubwo wava ngo ntawivuga mabi yameza, hari umugabo wabona afite uburwayi bumeze bute, bungana iki, ku byo ubona nubwo utari umuganga ariko nkubana nawe? Njyewe nkubana nawe, ubuse umuntu nimba umugabo atankubita, umugabo n'abana barahari, mbese bandi bakubwira ntago ntibabonaga hari umuntu atuka, ntibabonaga nanjye ntago njye mbana nanjye nkubita, sindabona ntuka, sindabona nkubita. Ni wa wundi wiganirira n'abantu, akunda kwiganirira, nibyo yiberamo, akaganira n'abantu bose akisanzura. Ntago yari yatoragura amashashi ngo mbibone, ntawe yari yatuka, gusa icyo avuga ni politike. Politike rero bo bayibona ngo ni uburwayi. Ubwo rero byaranyobeye bya Barafinda n'iyi leta, byaranyobeye pe, nanjye byaranyobeye nubwo ndi umugore. Ubushize yaravugaga ngo kuki avuzwa na RIB kandi afite imiryango, afite abakagoye kumwitaho. Ese ntabwo mutererana wenda iyo yagize ikibazo akaba ari mpamvu leta imugoboka nkireberera bose? Njyewe ubundi iyo urwaje ntabwo umuntu namahitamo,
y'umuntu kwivuza aho ashaka. Hari iyo ndera yabo irahari. Hari ibitaro bya Masaka, hari ibitaro bya Kanombe, hari ibitaro bya Faisal, hari na Gakondo. Ese bahitiramo umuntu aho agomba kumuvuriza. Ahubwo ngewe nimba bamubabaye bamufitiye nk'izo mu kuki batavuga ati wenda umugabo wawe yararwaye shakisha ahantu muvuza. Hari umuntu wari waza akavuga ngo akaganira nanjye akambwira ati shaka ahantu muvuza, turabona atari muzima, wewe shakisha nuhabura wenda tuzaza tugutera inkunga. Hari umuntu wari waza ngo abimbwire, gusa baramufata bakamutwara bamwambitse. Ese umuntu bajya kuvuza bamwambika amapingu, bamukura mu buri cyangwa bamukura mu rugo rwe bakamwambika amapingu nimba ari umurwayi? Hari igihe bavuga ngo umuntu yatera amahane, atera imigeri, asanza ibibonetse byose bagomba kumurinda kwangiza no kwangizwa. Ntabwo ariko baba barabigenje wenda yari afite umunabi n'amahane? Reka ntago nta munabi umugabo wanjye aba afite. We araza bagafata bakamwambika amapingu bakavuga ngo tega amaboko, akayatega bakamwambika amaboko bajyana. Numwe mu bagaburira urugo usigaye uri wenyine, ugifashe muti? Jewe rero ukuntu mbyifashemo, urumva ufite abana 10 ukaba wa 11, umugabo we leta ibaye mutunze muri no minsi mufite. Wowe n'abana 10 uko muri 11 mubayeho mute, uri kugitwara mute? Twebwe rwose ukuntu umuntu abayeho, habaho inshuti, hakabaho abavandimwe, hakabaho n'Imana y'abaturemye twese. Muri ibizi kuntu idutunga amanywa na nijoro. Ariko ndizera ko Barafinda dafite inshuti nkeya, ndabizi ko Barafinda yangwa na bamwe ariko n'abandi baramukunda. Ntago abana be bazabaho nabi, nge ndabyizeye kuko Imana umuntu ibiteza ikibazo ifite no kuntu igikemura. Kandi n'abantu abantu bari ntago hagwa ibara rwose. Ntago rero rwose Barafinda yabanye nabi, ubwo Imana nawe ntago yabyemera ko abana Barafinda bakwicwa n'inzara. Ugize uti Imana itera amapfa n'itera aho bahahira, urongera uti ari abantu ntihagwa abandi. Ariko se icyo uvuga nk'icyo ubwira abanyarwanda bakurikiranye ibi byose byabaye ku mugabo wawe, icyo ubwira leta yamutwaye binyuze mu nzego zaje kumufata ni ikihe? Jewe ndashaka yuko inzego z'umutekano zamutwaye zivuga ko zigiye kumuvuza, izo mpuhwe zabo rwose bazanamungarurire, bamugeze mu rugo, kuko naho wabaha kuva mu rugo n'abagore babo n'abana babo. Nzi yuko nubwo bavuga ngo agaho kari kuwundi ngo rigahandure, ngo karahandurika, ngira ngo niko bavuga. Bajye batekereza ko nabo babyaye cyangwa se bafite abana bafite n'abagore, bo nabo bajye bashushanya ari bo bibayeho gukura umugabo mu rugo n'umugore n'abana bangana gutyo, ari bo nabo bajye bumva akababaro k'abandi k'ingo zindi bateza, ko nabyo bibabaje. Bajye bareka kurenganya abana b'abantu kuko wenda batababyaye. Bamenye ko nabo abo babyaye ibyo bakorera abantu kw'Imana nayo bibareba atari byiza. Kandi rwose bamugarure bamushyitse mu rugo nk'uko bamujyanye. Icyo nicyo nasaba. Icyo nicyo usabye leta cyangwa se bamutwaye. Ese bari abapolisi bambaye baragaragaraga bafite intwaro cyangwa bose bari bambaye civile? Abapolisi bari bambaye imyenda yabo y'akazi n'inkeragutabara zinaha zose z'umucyo n'iz'akindege, n'abayobozi b'umudugudu n'akindege bose n'ab'umucyo bari bahuriye, wagira ngo bari baje gufata nka koroneri runaka uba ufite imbunda cyangwa se amasasu afite n'abasirikare ahari, wagira ngo ni nk'urugamba bari baje kurema. Wese ubundi haje nka babiri, hataje abo ntibamufata, bamubwiye ngo sohoka ari ku manywa. Ikintu nge cyambabaje, baje nko ku manywa bakaza ari nka babiri b'abapolisi, ntabwo bamujyana, bamubwira ati ngwino hari ikibazo, ngwino tujye gukemura gutya na gutya. Ariko bataje ngo bamenye urugi mu majoro yamva he na njya he, ntabwo byakwemera. Ese abapolisi bafite imbunda cyangwa bari bambaye imyenda yabo? Bari bazifite bose, hafi ya bose bari bafite imbunda, n'abandi n'inkeragutabara zifite inkoni, ibiki byose
wagira ngo ni nk'abasirikare, ni nk'ibatayo igiye kurwana na batayo yindi. none kuvuga ngo hari abashinzwe irondo ry'imidugudu ibiri ak'indege n'umucyo bari bahari. ugereranyije abantu bose bari barahangaha, abagusuye urugo, abinjiye mu nzu n'abari hanze, umubare ni nk'abangahe? Ese ubwo ntibagera nko muri 50 nimba atari 30, buriya ntibageragamo, bageragamo. None uhaye ubutumwa leta, icyo ubwira umunyarwanda wese uteze amatwi icyo ni iki? Icyo mbwira umunyarwanda, yaba ari uwishimye yaba utishimye, harimo abishimye, ndabizi ko hari igihe umuntu arengana bamwe bakishima, ariko hari n'abandi byababaje. Ariko mbwira abanyarwanda bose kuba batakishima, kuko iby'iki gihe umwe uno munsi ni njye cyangwa uno munsi ni Barafinda, ejo ni nanone niwe, kuko nzi nk'umuntu umwe nkurikije abantu bwa mbere bamugambaniye nabo barafunze. Nk'uwo mugabo umwe yaje ameze nka Yuda Iskariyota, aje ari ukomanga, azanye abapolisi ba Gasabo gufata umugabo wanjye ari we bitaga Etienne, ubu nawe arafunze. Ariko ni 2019 aho baheruka kumufatira uriya mwaka nyuma yo kwiyamamaza gutya. Uwo mugabo arafunze na n'ubu, yarakatiwe ngira ngo nk'imyaka agera muri 30 cyangwa 20. Umwana iyo umuntu afashe umwana ku ngufu akatirwa imyaka ingahe? Ni burundu yero umwana mutoya. Ubu rero wa wundi wakomangaga njye naramubonye ndamurakarira, numva ndababaye, ndavuga ngo mana, nimba uhora, nimba uri Imana ireba kure, ukareba ukuntu uyu muntu akomanze kugira ngo baze bafate Barafinda, bihita binyibutsa ibyo muri Bibiliya bagambanira Yesu agambanirwa, ukuntu Yuda Iskariyota bati uwo ndi busome arabarunga mumufate. Uko ariko byagenze, uwo mugabo yaje akomanga, dukingura ari ubazanye uhazi, abandi basingira bakubita amapingu. Hano hari imeza ndabyibuka, bahita bamukubita amaboko yombi, bamwambika amapingu baramujyana. Ariko uwo mugabo nahise senga Imana, ndavuga ngo mana, nimba uhora unutampanira uyu mugabo, nzavuga ko rwose urenganya, nzavuga ko kuri Imana ishyigikira ibibi. Nubwo narakariye cyane cyane aba bapolisi, njye narakariye uwo mugabo ukomanze akaza gufatisha Barafinda, kandi akaza n'ibindi byinshi byagiye bigereka, hazana convocation za buri kanya. Byarambabaje, Imana ijya imbabarira, ariko nta kibazo. Kazima nawe icyo yifurizaga Barafinda cyamubaye. Nkawe uganira nawe cyane, uzi amabanga ye menshi, yaba ubuzima busanzwe n'aya politike, gahunda ye yo kwiyamamaza muri 2024 iburiyemo cyangwa hari ikindi kizero gifite? Jewe ibyo bagambiriye simbizi, we urumva kuntu bagenda bamutocaringa nk'uko kose ngo barajya kumuvuza, sinzi ibyo baba bamuvuza, sinzi ibyo bamwihereranyemo. Jewe imigambi ye, umugabo burya niwe ubuzi byose, ubwo ibyo azakora n'Imana ibizi, kuko ntabwo nzi ko, sinavuga gutyo, kandi nawe nta migabo n'imigambi yaba afite kubona ari mu maboko y'abariya. Ndavuga yarayifite, urabizi ko yanayidutangarije kenshi ko 2024 azongera kwiyamamaza. We yarabivugaga kuko ubushize urabizi ko yagize amanota 600, ariya 600 basaba, we yari yayujuje ya mikono 600 yari yayujuje. Hanyuma agiye kureklama kuko hari ibyo bari bamwanditseho izina ngo Rwigara Diane. Noneho ariko hose ubona bimwe, ubundi handi hari akantu kamwe ngo yishe, ngo bavuga ngo bamubeshya, ngo bavuga ngo ababyeyi be ngo byibura ngo umwe muri bo ngo niwe munyarwanda, ngo ubundi ngo ni umunyarwanda. Araharira nabo, arababwira ati ibi bintu rwose nimba ngewe mu nziza ko navuye aha naha, ese mwebwe mukiyoboye mutaravuye aha naha? Ngo baraharira, ngo baramubwira ngo rero ngo genda, ngo reba Mpayimana araje, ngo hanyuma ngo uzagaruke kuwa mbere. Icyo gihe hari kuwa gatanu, icyo gihe kuko bari baharira muri 2017 Mpayimana ahitaza baravuga ngo reka twakire uwundi ngo mugenzi wawe, ngo ibyo uzaza ubisobanure kuwa mbere, ngo hanyuma duhite tukwandika.
kuko ngo bari bahagiriye cyane ngo ibi ntabwo ari byo byatuma nanjye mutanshyira kuri lisite, nimushyireho reba nanjye nujuje akaburaho kuvuga ngo ababyeyi banjye ngo nibi nibi, ngo yari yabuze ngo yavuga ngo indangamuntu ngo y'59 y'ababyeyi be. Kubera urumva se aba yibitse ni bangahe yayikura hese nyine ko ariyo mpamvu ngo bavuze ngo umwe ngo ntiyujuje ibyangombwa ngo umwe muri bo ngo si umunyarwanda. Aravuga ati rero iki ntabwo aricyo cyatuma ngewe mutanshyira kuri lisite. Umubyeyi wanjye 59 wumva ababyeyi banjye ko mbabwira ko baguye hanze, nakuraho indangamuntu y'59. None imfubyi yavukiye hanze ni umunyarwanda izaze ibure uburenganzira mu gihugu cy'iwabo. Ubwo rero nibwo bavuze ngo ubwo ngubwo ngo ntago ari umunyarwanda, ababyeyi be ngo umwe muri bo byibura gusa umunyarwanda. Barabona banamwandikiraho ku mazina yabo bakwanditse barafinda Sekikubo Fred, bandikaho ngo Rwigara Diane. Ndabyibuka ko mu bipapuro bamuhaye ibyemezo bamuhaye harimo kimwe kitari kimugenewe, kigenewe undi mukandida nawe wiyamazaga. Uko rero niko bamujijishije kugira ngo bazabishyire ku wa mbere, hanyuma arataha bumvira nk'umuntu nyine yumvaga ari bagenzi be, arangije atashye. Icyamutunguye nuko nimugoroba bamaze gukorera Mpayimana bahise batangaza ngo hatsinze 4 ngo abandi batsinzwe. Abuje ibyangombwa ngo ni 4 ngo abandi ngo ntabyo. Urumva ugahomba gutyo. Nibwo yasubiye ku wa mbere arababwira ati rwose ibisi ntago ari byo, kubona mwarantumye n'umutima wawe urushishi nkaba narawuzanye, kubona mwarantumye ibyangombwa byose mukabona ndabizanye, ibi ntago ari byo. Ese umuntu niyo yagira 98% ntago abatsinze, ubwo byatuma adahabwa icyo yakagombye guhabwa. Ati isi ngomba umuntu yuzuza 100% buriya, ati nayo arahagije rwose. Ngewe ni musorera ibintu munshireho, nibansinda ariko nanjye mu byo natsindiye nanjye niboneye. Ubwo rero nibwo bambwiye ngo yabarafingo genda ngo bura naho ubutaha, ngo noneho ngo uzajyemo ngo naho ubutaha ngo badusega ngo bakabona dusebye ngo twamaze gutangaza ngo ntitwakwivuguruza. Urumva rero ako niko kantu bagize bate bagobetsemo katumye umugabo wanjye ayisanga yabuzemo. Ubwo rero bari bambwiye ngo ubutaha ngo noneho azazemo. Niyo mpamvu ubutaha 24 nyine. Urumva 24 rero ni ibi byose bateguye, bura baricaye baravuga ati tujye tumujyana Indera tumutesha agaciro ntazageragera no mu kibuga. None dusoza ikiganiro tugiranye, wowe nk'umufasha we nka nyina w'abana be, mu bana umuzi amajya n'amaza, uzi uko ayoboye urugo, uzi uko yitwara muri rubanda muri sosiyete, ubona koko afite ubushobozi bwayobora igihugu? Umugabo wanjye rero usibye guhohoterwa no kutemerwa iwabo, ntago ubushobozi bwo kuyobora bwo yayobora. Urumva kuko nimba yarigishije igihugu, akigisha abasirikare, akigisha abapolisi, akigisha abasivile bose kandi bagatsinda benshi bakomeye. Urumva kandi umugabo wanjye ni umuntu nzi ko yize azi asobanukiwe, ahubwo gusa yagize akarengane kuba ari mu bantu batamwemera, niyo probleme. Madame Warafinda, turagushimiye cyane, urakoze ku kiganiro Hypax TV. Namwe bateze amatwi turabashimiye kandi tukomeza kwifuriza kugira impera nziza z'umwaka, mugire ibihe byiza, wowe n'amahoro y'Imana. Ndi Ntwari John Williams. Murakoze namwe rwose, kandi murakoze kutuza kutureba mu kababaro mu kaga. Rwose ni ubwitange bukomeye. Imana ijye ibarinda rwose, ibarinda amanywa na nijoro. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Ngayo nguko uko niko byari byifashe mu ijoro ryo ku wa mbere tariki ya 20 rishyira ku wa kabiri tariki ya 21 ukwezi k'Ukuboza kwa 12 uyu mwaka wa 2021. Ni kenshi tujya tubabwira ibyo kwisubiramo ku mateka ku bintu bimwe na bimwe. Kwa Barafinda mwumva ko byagenze uyu mwaka, umudamu we akaba yabigiye bikomozaho abihuza no kubyagenza ubushize. Twabakora ikiganiro uko Barafinda ubwo yatwibwiriye yagiye ubushize, uko yafashwe, uko barariwe ari nijoro, uko nanone abyita igitero bagabweho, kandi akavuga uko atinya ziriya nshinge baterwa hariya Indera, akavuga impamvu azitinya, ariko mbere yo kuvuga impamvu azitinya agasobanura ingaruka zamugizeho.
ushobora kubuta kuri icyo kiganiro aho kugira ngo tukuyobore aho giherereye. Niba ufite akanya ongera ukirebe hano. Nararozwe, nagiriwe nabi kuva kera, njye sinarwaraga, nta n'uburwayi nagiraga mu mubiri wanjye, haba no mu kaboko, haba no mu kaguru, haba no ku gasatsi. Ariko kubera banteye inshinge z'uburozi, bityo rero nizo zari zaranyangije, zangizeho ingaruka rero zikomeye cyane. Mu minsi ishize mwumvaga ko byari byanteye kirize yazo. Banteye icyo gishinge bakimvogereje, umwotsi utumuka mu mazuru, uhito n'ubushuhe bwinshi utumuka mu maso, utumuka mu matwi, utumuka mu kanwa, numva mu muhogo hose hatse umuriro, harimo kuzamuka icyokotsi, numva mu gituza hatangiye kwituna, hano mu rutirigongo inyuma ntangira kumva hatangiye harimo ikintu kidihadihamo, urumva ntangira kumva mu rukenyerero maze gucika intege, sinashobora no guhagarara, naratagangaraga ntitira, amaboko yose aragangama, yose yihinira inyuma nk'akandoyi, mu gatuza hakandya kubera guhetama, amaboko afungiye inyuma, iyo miti imfungira inyuma kubera ari uburozi bwari bukaze cyane bw'ubugome ndengakamere kuri iyi si ya rurema. Ntaho nigeze mbubona, nabwibonyemo babunteye, kandi namwe mwarabyiboneye mu kimenyetso simusiga. Mvuyeyo nkavugana n'itangazamakuru, mwabonye tayi française yanjye nagiraga kera. Mvuyeyo mvayo narabyimbye, umutwe, amaboko byose, amaboko yarahinamiranye inyuma, ntitira, amaboko yose ajega, anyeganyega, umunwa ntashobora kuvuga, ururimi rwarabyimbye, no mu kanwa hose harabyimbye, amacandwe, inkonda zitakara, ibyo byose ntari narabyigeze mu buzima. Ndabyimbagana umubiri wose nk'ikirindazi. Naho n'ubu ndaribwa mu inzara zo ku ntoki, inzara zo ku mano, amenyo aranguguna yo hasi nayo hejuru, igikanu kirakanuka, imisaya ikambabaza, izosi rikambabaza, n'aha mu bitugu hakambabaza, birumvikana n'urutirigongo nkagugunwa, no mu mavi nkagugunwa, mu bworo bw'ikirenge y'ibirenge nkagugunwa, mu biganza nkagugunwa, mu nkokora nkagugunwa, no mu bitugu nkagugunwa, no mu rukenyerero nkagugunwa, umubiri wose ukanguguna. Sinshobora kuryama nubitsinda ndagugunwa, naryama ngaramye ndaribwa, naryamira urubavu nkahora ndibwa, nkahindukira ku rundi. Mbese muri make bangaraguza agati, barandoze, barampumanyije. Uyu mwumva ni Barafinda Sekikubo Fred asobanura iby'uburwayi bwe, aho magingo afite indwara itazwi izina nk'uko mwayumvise. Wowe dukurikiye mu buhanga bwawe nubasha kwimenya, turabona duha izina ryawe muri comments. Ibyo asobanura n'uburyo abisobanuramo biraremereye. Ese kuba Barafinda avuga bimwe mu bitamenyerewe n'amatwi ya benshi, yaba ari imwe mu mpamvu asabirwa kudahabwa ijambo ngo avugane na rubanda? Tariki 28 Nyakanga umwaka wa 2020, tariki 28 Nyakanga umwaka wa 2021 ari wo munsi wa none, umunsi kundi umwaka urashize. Ribi haye gasopa abanyamakuru ngo batazongera kuvugana na Barafinda Sekikubo Fred, kubwo kuba ngo afite uburwayi butuma kumuvugisha bisa no kumushinyagurira. Itangazamakuru icukumbuye ni mwemera gato, ryemera ribonye, ryemera rifite ibimenyetso, ryemera ryigereyeyo. Ese koko Barafinda amaze uyu mwaka wose atarasubiza ubwanjye ku gihe? Ese koko kumuvugisha birimo gushinyagura? Ese koko muri politike nta kizima afite yavuga cyakunganira imiyoborere myiza? Mu gihe tutabasha kwibonera igisubizo kuri iki kibazo, twavugishije umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Jean Ruhunga, tumubaza kuri restrictions cyangwa se imbibi yashyize ku banyamakuru ndetse no kuri Barafinda ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe ngo abatavugishwa umwaka ukabushize. Niba hari ikurikirana ryabayeho follow up ku buryo hari ibizamini bya vuba yaba yarakoreye nibura bigaragaza ko yorohewe cyangwa se niba yararushijeho kuremba. Mu gisubizo cye cyanditse, Jean Ruhunga ati ibyo ariko n'abaganga babyemeza kuko nibo bakurikirana ibigendanye n'uburwayi bwe.
asezerwa mu bitaro batubwiye ko ari uburwayi azabana nabwo ariyo mpamvu bamuretse ngo azajya yivuriza mu rugo. Kugeza ubu ntacyo baratubwira kirahinduka. Ushaka amakuru arambuye buriya wayakura ku muganga umukurikirana. Nk'uko mubizi mwe muteze amatwi, ntabwo umuganga abasha gutanga amakuru y'umurwayi we ngo ayahubonetse wese. Ibanga ry'akazi rimutegeka kuyaha gusa umurwayi cyangwa se umurwaza. Ku ruhande rwa Barafinda, umurwaza yari RIB. Ariko kugeza uyu munsi Barafinda avuga ko mu rugo iwe ari umugore we ari no mu muryango we nta n'umwe ufite n'urupapuro na rumwe rugaragaza indwara yavuwe, imiti yavurishijwe n'icyo yararwaye. Tutarinjira mu kiganiro nyirizina, tubanze twibukiranye uko Gasopo yahawe itangazamakuru ngo rigiye gukomeza kuvugisha Barafinda. Ese we abivugaho iki? Kuri Barafinda ngira ngo muranamfashije kuko numva rwose nshaka kubivugana n'abanyamakuru. Barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha, ariko tumufashe tutangiye kumubaza tubona ko afite ibibazo mu mutwe, ko habura ko atari ibyo avuga, ubona ko hari ikibazo kirimo. Twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Agezeyo baramwakira, baramusuzuma, batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe. Amara igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri chronique, ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana, ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Babanje kumbaza ibibazo 28 muri RIB, ndabisubiza neza ntategwa, ndabasobanurira, ndangije babyandika ku mpapuro 8, barangije babimpa mu mashini babyandikiragamo, ndabisoma, maze kubisoma neza nta makosa barayakosora, noneho bahita babiprintinga barabimpa ku mpapuro 8, ngenda sinya ku buri rupapuro hariho signature yanjye. Bityo rero uzashaka ubuhamya bukomeye kugira ngo arebe ko ibyo nanditse harimo uburwayi, harimo n'ibimenyetso by'uburwayi, RIB bizabitere mu binyamakuru, ibihe abanyamakuru mu bicape, mubishire mu itangazamakuru, none abanyarwanda, abanya-East Africa, abanyafrika n'abaturiye isi babisome, barebe ko ntasubize neza, hari aho natezwe, hari aho ahagaragayemo ikimenyetso ko ndwaye, kugira ngo babone kujya kuntera inshinge. Ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi kuko ari abatubajije, hari n'ababajije abaganga barababwiye, ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga, agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye, nawe abibona neza, ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga. Mbasaba ko mugira umuntu namwe mugashyira mu gaciro. Umuntu niba mubona afite ibibazo, ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko. Wajya ni nko kujya niba nabyita gushinyagura, niba nabyita umuntu, niba muganga yavuze ko arwaye, kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ubucuruzi? Ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo, sinyega ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo, ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mu byamagane. Ntabwo ari byo, buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatirana muri ubwo burwayi, ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe. Ngira ngo nicyo nabivugaho, ahandi ngira ngo ibindi byose byarasubijwe. Ndagira ngo mbashimire cyane. Ni nayo mpamvu
yo mpamvu ikomeye cyane batagomba no kurumuhohotera no guhohotera abanyamakuru bababuza uburenganzira bwabo bwo gutunga mikoro umuturage uwo ari we wese nta vangura iryo ari ryose. Ubwo aho baba barazanyemo ivangura ryo guheza abantu. Urumva noneho bishaka kuvuga kuko nge ndi umunyapolitike w'amahoro kandi ndi mutaraga bishobore bigaragaza ni igihanga tubafatana ko n'abarwayi buryo bw'indwara zitandukanye babavangura muri leta babita ngo bararwaye. Urumva icyo ni igihanga isi yose izabyumve. Nimba bashobora kubuza umunyapolitike Barafinda Sekikubo Fred ufite impamvu nziza nyinshi 200 zirenze kure iz'aba FPR bari bafite impamvu 9, bityo rero bagashaka kunigana umuntu ijambo. Ibyo ni ukunigana umunyapolitike ijambo, ni ukumutinya, bamutinyaho ibitekerezo bye byiza kandi byinshi byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge ku baruda n'abarudakazi n'inshuti z'abaruda n'aba-FPR. Bamwe benshi bivira muri FPR bakiyizira muri ruda, ni nabo baduha amakuru y'ibintu bitari byiza FPR ikora batishimiye, nko kubasoresha ubutaka, kubasoresha amazu, kubagira abapangayi mu gihugu, ubutaka n'imitungo yose bakayibaka, abo FPR bakayitwara, bakaba aribo bigira barandi rodi ba nyiri butaka, abaturage bose bakabagira abapangayi. Tunongeye tubasuhuza mwese abakurikiye Pax TV Reme News. Aka kanya mutureba ubu turi mu rugo rwa Barafinda Sekikubo Fred mumenyereye kandi muzi. Barafinda Sekikubo Fred wamenyekanye bwa mbere ubwo yamaze kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ariko hakaza kwa inzitizi. Barafinda mwamenyereye mu bitekerezo byinshi bitandukanye yagiye atanga. Barafinda muzi, Barafinda wigeze gushyirwaho itegeko rivuga ngo ntazongere gusurwa n'abanyamakuru ngo ajye mubaza. Barafinda warwaye akaremba, ariko biramahirwe ngo dusanze yaratoye imitende yaragaruye ubuyanja. Barafinda ni muzima. Barafinda ariko simuvugaho byinshi, ndi kumwe nawe, ndagira ngo waramutse ubundi tutangiye tuganire. Uraho neza Barafinda? Muraho neza banyarwanda, banyarwandakazi, noneho n'abana b'abanyarwanda ibitsina byose n'abanyabibiri barimo, kuko ntibajya babitaho. Noneho namwe munyamakuru mpuzamakungu muraho, tubahaye ikaze rishushe kandi ry'agatangaza ry'akatarabonekaho kuva isi yabaho. Wasuye benshi, wabonye benshi, mwavuganye na benshi, ariko wiyiziye ku isoko rya mwarimu mpuzamahanga Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro kandi umunyapolitike mwiza utarya iminwa muri politike. Igitiyo tukita igitiyo, ikiko tukita ikiko, ntitwitiranye ibihangano. Urakoze cyane bwana Barafinda. Ubu rero nyuma yo kuba tumaze gushyiramo intera ihagije, ushobora no gukuramo agapfukamunwa kugira ngo abantu bakurebe neza, batavuga ngo twabapfunyikiye tubatuburira utariwe, ahubwo noneho ubu ugakuyemo waganira nabo bakureba nkawe mu mwimerere wawe. Birumvikana kandi ndi n'umusaza, umusaza urumva umwuka ugenda umubana muke muke, ariko nibyo niko bimeze koko. None Barafinda, haciye igihe kinini warashyizwe mu kato, akato gatandukanye n'aka kose k'abanyarwanda ka corona. Wowe hiyongeye akawe ko kutavuga n'itangazamakuru, ko kudahura n'abantu. Hari byinshi byavuzwe, ntarakubaza impamvu byifashe bityo no kuba byakiriye. Ndagira ngo ubanze uramutse abantu banyuranye, nawe uvuga mu mazina niba bahari, ubavuge, ubanze baramutse, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Birumvikana nkuko wari ubisobanuye haruguru, hariya badushize mu karengane k'ibihekane, akato k'ibihekane kandi nkana, kubera kandi namwe mutayobewe nagashizwemo na mukeba wanjye w'ikigugu pezanya nawe muri politike. Urumva niwe washizemo ku mpamvu ze n'inyungu ze bwite, ariko ku shingiro ryo kuntinya nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro. Bityo rero kanisuhurize abanzi n'abatanzi bagiye kumenya ubu mu nguni zose nye zo ku isi. Birumvikana duhereye mu majyaruguru y'isi, burasirazuba bw'isi, iburengerazuba bw'isi n'amajyepfo y'isi, hatukuramo news. Ijambo news, news ni amakuru. Habaho good news and bad news, inkuru nziza n'inkuru y'incamugongo. Kubw'iyo mpamvu
banyarwandakazi mwese abari imbere mu gihugu n'abari mu karere k'ibiyaga bigari n'abari muri Afurika no ku isi hose ndabasuhuje. Ndi umusaza w'umunyapolitike w'umunyakuri w'agatangaza wakatarabonekaho kuva isi yaremwa, noneho papa demokarasi yihuse, umusaza w'ukuri wazanye impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero nkaba mbasuhuje aho muherereye hose ku migabane yose yo ku isi, mu nguni enye zo ku isi nk'uko maze kubisobanura haruguru hariya. Abagore n'abagabo n'abana bacu bose n'abatarafata ibyangombwa twita uturuda duto tutarafata irangamuntu, birumvikana uyu ni umusaza ubakunda ubazirikana w'umunyapolitike mwiza cyane. Noneho abaruda n'abarudakazi ku bw'umwihariko n'inshuti z'abaruda aho muteraniye hose ku isi, tubahaye ikaze muri iki kiganiro, mugikurikirane kandi mugikurikire kuva muri Alpha mukigeze muri Omega. Bityo rero ni uburyohe bw'ibihekane, tugiye kurwanya akarengane k'ibihekane kuri iyi mikoro ndende bantuze bibagoye. Birumvikana natwe rero dushaka mubakubitireho na za like, birumvikana nawe azishima avuge turayikinze abaruda. Birumvikana nk'umusaza w'umuruda mukuru perezida nyaperezida papa demokarasi yihuse, umunyapolitike mwiza w'amahoro w'igifute, ubwo ndahari ndahabaye. Twakiriye n'umushyitsi wacu watugendereye n'abamugaragiye bose. Bwana Barafinda, mu gutangira tuganira, ubu abakureba banejejwe no kongera kubona isura igenda igaruka, ugenda ugarura ubuyanja, ugenda utora agatege. Wiyumva ute ubu ngubu uretse bigaragarira amaso? Kambanze nakire mpe ikaze Pax TV na Ireme TV mudutunze mikoro zirambuye. Nanone ukuntu mbayeho nk'uko unsanze, ariko no gushira iryinyo ku rindi nk'umuruda, nk'umunyarwanda w'indyamunyu w'indya gikukuru. Urumva nk'umuntu wiyemeje gufata imboga amahembe akayinyweza, byaba ngombwa tukanayijisha, byaba ngombwa tukayiterana karugondi ihene mpaka hasi. Bityo rero tukayiryoza inka ya Nyangara, kanayikoresha icyo twifuza cyose. Bityo rero uburyo mbayeho, nararozwe, nagiriwe nabi kuva kera. Nge sinarwaraga, nta n'uburwayi nagiraga mu mubiri wanjye, haba no mu kaboko, haba no mu kaguru, haba no ku gasatsi. Ariko kubera banteye inshinge z'uburozi, bityo rero nizo zari zaranyangije, zangizeho ingaruka rero zikomeye cyane. Mu minsi ishize mwumvaga ko byari byanteye kirize yazo, ariko birumvikana ni Imana, abanyarwandakazi, East Africanizi, Abanyafurika n'abaturiye isi bose baratabaye, baravuga katuguhe. Kubera bariza abaruda, harimo abadoctors, harimo abantu b'inzobere, abarimu mpuzamahanga, abashoramari, abakire batandukanye, abanyamirimo itandukanye, banyamyuga, abanyabukorikori, bashoramari abanini n'abatoya. Bityo rero twafashe ingamba muri High Council y'abaruda ukuntu bagomba kunsigasira no kunitaho nk'umusaza wo kuri somero ry'ibitabo ry'abakiri bato, kandi n'abakuru nabo ntikibabuza kujya mu isomero nabo, kubera ari nge ubagaragiye, bagaragiwe n'umuruda mukuru. Birumvikana kuri tere, urumva bose barakorakoranye hirya no hino, bafata umwanzuro muri High Council wo kugira ngo barebe uburozi banteye, hanyuma dutegeke leta y'FPR Inkotanyi n'intore zabo zankuye hano iwanjye mu rugo, banjyana kuntera imiti y'uburozi, kandi babanje kumbaza ibibazo 28 muri RIB. Ndabisubiza neza ntategwa, ndabasobanurira, ndangije babyandika ku mpapuro 8, barangije babimpa mu mashini babyandikiragamo, ndabisoma,
maze kubisoma neza nta makosa barayakosora, noneho bahita babipurintinga barabimpa ku mpapuro 8, ngenda sinya ku buri rupapuro hariho signature yanjye. Bityo rero uzashaka ubuhamya bukomeye kugira ngo arebe ko ibyo nanditse harimo uburwayi, harimo n'ibimenyetso by'uburwayi, bizabitere mu binyamakuru, ibihe abanyamakuru mu bicape mubishyire mu itangazamakuru, none abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafrika n'abaturiye isi babisome barebe ko ntasubize neza, hari aho natezwe, hari aho ahagaragayemo ikimenyetso ko ndwaye, kugira ngo babone kujya kuntera inshinge z'uburozi. Abaribu banjyananye n'amapaki bayaha bariya basirikare babo b'abafatanyabikorwa b'abaribu baba kwa Frere Nkubiri, bategeka ngo bajye bantera izo nshinge 7 z'uburozi, bikaba ari byo byangizeho ingaruka zikomeye. Ariko Imana irimo irakora umuti, ariko nawe n'ubu ndaribwa mu inzara zo ku ntoki, inzara zo ku mano, amenyo aranguguna yo hasi nayo hejuru, igikanu kirakanuka, imisaya ikambabaza, izosi rikambabaza, n'aha mu bitugu hakambabaza, birumvikana n'urutirigongo nkagugunwa, no mu mavi nkagugunwa, mu bworo bw'ikirenge y'ibirenge nkagugunwa, mu biganza nkagugunwa, mu nkokora nkagugunwa, no mu bitugu nkagugunwa, no mu rukenyerero nkagugunwa, umubiri wose ukanguguna. Sinshobora kuryama nubitse inda ndagugunwa, naryama ngaramye ndaribwa, naryamira urubavu nkahora ndibwa, nkahindukira ku rundi. Mbese muri make bangaraguza agati, barandoze, barampumanyije isi yose. Ahubwo twatanze komunike itabare perezida wa RUDA kugira ngo azahumanurwe uburozi bamuteyemo. Komunike natanze niyo kugira ngo FPR Inkotanyi leta n'intore zabo bafatanyije n'abo baribu n'abo baganga batange birumvikana miliyari 22 kugira ngo nje kwivuza, bamviduremo, bamvomemo uburozi banteye. Birumvikana kandi ntarwaye, ntarigeze uburwayi mu buzima bwanjye, ari uko bantinyaga mu mirongo ya politike n'abamanukaga. Bityo rero ni muri urwo rwego navuga mbayeho, ni naho duhagaze, no ku mpamvu enye dukokoma ndi basobanurire duhagazeho tw'abaruda. None Barafinda, umaze kutubwira iby'uburwayi bwawe uko bwaje, wavuze ko ngo hari igipfunyika bajyanye. Ese icyo gipfunyika, ibyo bipfunyika uvuga warabibonye, cyangwa ni impapuro wenda z'uburwayi, cyangwa ibindi bajyanye bitari imiti? Ubwo se bari kujyana impapuro z'uburwayi, bari bakamvuye se nari nakarwaye, nari mvuye shashika ngo izo mpapuro barazifite, ahubwo n'amapaki y'imiti bari bafite, banjyana banshikirizayo n'umugabo wari ufite imisatsi myinshi, ni nawe wabakiriye, anjyana mu biro, bahita bayimuha ngo ajye ayintera, bategeka ngo na Karasire Mabure ngo nawe muzamuzane. Bityo rero ibirumva nge nari sefu soba, ndi mutaraga. Birumvikana agafilmu kose naragakurikiranye. Urumva n'abaribu batwaye ni imiti yari y'uburozi, barayibaha kubera ari ubufatanyacyaha, ari abantu babo bakorayo b'abaribu bagenzi babo, barayibaha kugira ngo bayintere, banyonone. Nibamara kunyonona babwire rubanda rwose ngo wa munyapolitike mwashigikiraga dore ni umurwayi, no kubw'iyo mpamvu dore yagiye mu bitaro. None nkabakweshoninga nka mwarimu mpuzamahanga ko ngira umuryango na First Lady, ngira abaruda, ngira abana banje, ngira abana 10, ngira inshuti zanjye z'abaruda n'abatari abaruda, nkagira n'abaturanyi abo hafi n'abakure. Abo bose bari barananiwe kumvuza. Iyo nza kugira ikibazo cy'uburwayi nari kuvuzwa na First Lady wanjye.
nari kuvuzwa n'abana banjye, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rwa First Lady, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rw'iwacu. Izo muwe zabihehe nk'iz'umwana w'ikinege bari bafitiye, ntari umwefuperi, ntari inkotanyi, ntari intore, bajyaga kumvuza babonaga mfitanye irihe sano nabo. Kuki batajya bajya gufata bariya bose barwaye mu gihugu, bigaragara ko barwaye bakeneye ubwo buvuzi, ngo baba aribo bajyana kuvura? Nje bashakaga iki? Ko bansanze iwanjye sinateraga amabuye, nta abaturanyi nta bintu nononaga mu rugo ngo wenda mfite ikibazo cy'ibimenyetso, nari niturije. Baraturarira bucya mu gatondo bakomanga, binjira hano n'abanyamakuru babo ba leta. Kuki ibyo byose batabiteye mu binyamakuru no mu nzu hano baharebe ko bahafashe amavidiyo, banteraho n'amapingu bantereyeho hano ndi? Noneho babona kunjyana, n'imodoka zari ziparitse muri uwo muhanda, bampakiramo imodoka zabo ukereye, baharaye bandaririye imodoka nyinshi cyane zigera muri 20, bahita banjyana banyerekeza Kimihurura muri headquarters za RIB. Ariho bambariza ibyo bibazo, barangije babonye ndi mwarimu mpuzamahanga, ndi umunyapolitike mwiza, bantinye bajya kundoga. Kubw'iyo mpamvu rero tushaka bice amande hakiri kare, tutarabaca amande, amateka atarabakurikirana, batarakurikiranwa n'ababyihoye iki. Noneho baduhe miliyari 22, noneho tushobore kujya kwivuza mu mahanga, nividuzemo buno burwayi bungugunisha inzara n'amenyo n'umubiri wose n'ingingo zose nk'uko nazisobanuye. Bityo rero bamuke babanje bakore ibyo vuba na bwangu. Bityo rero amahoro si amahane. Nje ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro, n'abaruda n'abanyamahoro n'abanyamahoro kazi. Bityo rero n'utwana twacu tutazakura n'inzika n'inzigo, kuko baroze perezida nyaperezida. Bityo rero iyo tekinike yo kuroga abanyapolitike yakorwaga mu Badage kwa Hitler, afatanyije n'abanazibe. Bityo rero bajyaga kuroga abayahudi, batabonaga abayahudi n'inshuti zabo batabonaga ibintu kimwe n'iyo leta ya Hitler. Noneho batanavugaga rumwe ku bintu by'igihugu, byakubaka igihugu. Bityo rero nibyo byanambayeho nje mu Rwanda, ni umuruda mukuru n'umwefuperi inkotanyi. Urumva nako gatendo bankoze. Abaruda bose bari maso, barakanuye kandi barababaye, bababajwe niyo nkuru, abimbere mu gihugu n'abari mu mahanga n'inshuti zacu. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo. Nuko mbayeho, nuko mbabaye, nibwo buribwe mfite amasaha 28, iminsi 7. Ayo makuru atariho umukungugu uyangereze ku isi yose. Amakuru yawe tuyatambuza rwose arabageraho ndetse mu kanya bidatinze, n'ubu bari kugukurikirana. Icyo kindi nkubaza, iyo uvuga ngo ni uburozi, wavuze ko ari uburozi, ikibikwemeza ni uko wavuyeyo wumva uri kugurunwa gutyo uvuga, cyangwa hari icyo wasomye kibyerekana? Impamvu mbibaza ni uko wigeze kuvuga ko hari ibishinge, wabyitaga ibishinge wowe, mu nshinge baguteraga uvuga uti hari ibishinge nazanye banteraga, wari wanavuze ko uzabyerekana, birangira utabyerekanye. Niba barabitwaye, niba byaratakaye, niba warahisemo kubibika, ibyo rero dusubiza byombi. Oya, icyo ntigihari. Icyo kibishinge ni yindi case banshimuse. Ibyo bitaraba banjyana Kibagabaga mu ivuriro rya banshimutiye kuri etaje ya Metropolitan Police ya Remera. Nkurikirana ikibazo cyanjye cyo kumfungira inzira, bahita banshimutiraho, bahita banjyana, kuko banshimuse mu buzima inshuro 7. Iyo yo kunjyana Indera yari ya 7, iyo yaho yari ya 6. Birumvikana n'izindi nshuro bagiye banshimuta. Ngenda mburirwa irengero, buri nshuro nagendaga mburirwa irengero iminsi 120. Iki cyo kunjyana Indera cyabo baribu bamuke babanje, icyo nakubiseyo amezi 7. Ni ukuvuga nje kubera natangiye nkubwira ko nta kibazo nagiraga mu buzima, banteye icyo gishinge bakimvogereje.
umwotsi utumuka mu mazuru, n'ubushuhe bwinshi utumuka mu maso, utumuka mu matwi, utumuka mu kanwa, numva mu muhogo hose hatse umuriro, harimo kuzamuka icyokotsi, numva mu gituza hatangiye kwituna, hano mu rutirigongo inyuma ntangira kumva hatangiye harimo ikintu kidihadihamo, urumva ntangira kumva mu rukenyerero maze gucika intege, sinashobora no guhagarara, naratagangaraga ntitira, amaboko yose aragangama, yose yihinira inyuma nk'akandoyi, mu gatuza hakandya kubera guhetama, amaboko afungiye inyuma, iyo miti imfungira inyuma kubera ari uburozi bwari bukaze cyane bw'ubugome ndengakamere kuri iyi si ya rurema, ntaho nigeze mbubona, nabwibonyemo babunteye, kandi namwe mwarabyiboneye mu kimenyetso simusiga, mvuyeyo nkavugana n'itangazamakuru, mwabonye tayi française yanjye nagiraga kera, mvuyeyo mvayo narabyimbye umutwe, amaboko byose, amaboko yarahinamiranye inyuma, ntitira, amaboko yose ajega anyeganyega, umunwa ntashobora kuvuga, ururimi rwarabyimbye, no mu kanwa hose harabyimbye, amacandwe, inkonda zitakara, ibyo byose ntari narabyigeze mu buzima. Icyo ubwacyo kidifayininga neza ko ari diguri y'uburozi natewe nk'umunyapolitike w'amahoro, banziza ibitekerezo byanjye, banziza politike yanjye nziza y'igifute, noneho bashaka kwica Agnete. Natangira mbasuhuza, muraho neza nyakubahwa Barafinda Sekikubo? Turaho turagumiye, turakomeye nk'amabuye y'ikabare. Ese ubundi ari gereza no mu bitaro buri ikiza cyari kuba ikihe? Icyari kuba ikiza bari kunjyana mu nkiko, hanyuma nkaburana nataha iwanjye. Ibyo nibyo bita uburenganzira busesuye, kuko ibyo barega perezida wa RUDA ntibihari, ni outrageous, nta shingiro bifite, nta naho bishamikiye, n'urugomo bankoreraga no kuva kare kose, usibye no kunjyana ejo bundi ngo mu bitaro, ntabwo basibaga kunjyana, baranjyanaga kwa Gakinya, Kami, bakanjyana hirya hino mu Rugwiro hose, bakanjyana Metropolitan Police hariya ya Remera, ikigo cya polisi, nkakubitamo iminsi 120, iyo za Kibagabaga hose barahanjyanye, niho bantereye urushinge rwa mbere, nshobora kubipakurura n'injoro, ndaruzana no mu rugo hano, n'izo nshinge narazibitse, nzazibereka ubwo muzagaruka, tumugarutse kugira ngo mumbaze nanone ibindi bibazo wenda bimaze kuvuka muri sosiyete n'ibyerekeranye na corona. Ingamba twafashe twigisha abaruda bitware neza, bifate neza, batazandura bakabura ubuzima bwabo. Wavuze ngo bagutera igishinge, wise igishinge ngo hafunutse ibisa n'umwotsi mu mazuru, mu kanwa, amatwi arashya, amaso arashya. Hari wabyumva kumva ni movie, ni fiction, uri gusa n'uvuga ibintu by'umugani, imigani ya kera. Urwo rushinge rwo baguteye umunsi umwe bimera bityo, cyangwa ni nyuma y'iminsi myinshi, cyangwa ni igishushanyo wakoze cy'ibyakubayeho? Akoze neza cyane, ribari waribonye. Uwo byabayeho nk'uwo jenoside yagwiriyeho hano mu gihugu, wahungetwaga, wahuye n'ibibazo akirukanka imisozi, bibaya n'imirambi byose yabuze aho yihisha. Nanjye washimuswe nkajya guterwa inshinge z'uburozi muri concentrated camp ya Nkubiri, Frere Nkubiri. Bityo rero bafatanyije n'abaribu, n'FPR Inkotanyi n'intore zabo,
Frere Nkubiri wamuvuze kenshi abantu ntabwo banamenya uwo ari we. Niwe uyoboye icyo gigo banereyemo inshinge z'uburozi. Karayesi Ndera. Bityo rero yego niwe wahoraga ajya mu mishyikirano abaruda n'abarudakazi n'amahanga n'imiryango itabara imbabare n'imiryango itagengwa na leta mpuzamahanga yotsa FPR Inkotanyi kundekura bakandeka nkasubira iwanjye. Ntabwo navuyeyo ku bwabo, navuyeyo ku bwa puresha mpuzamahanga n'igitutu cy'abaruda n'abarudakazi. Mwabumvaga abavugizi ba ruda barimo kubivuga, isi yose ihita itabara yotsa Frere Nkubiri igitutu, yotsa ikigo gikuru cya Frere Nkubiri cy'Indera bayobora kiba mu Bubiligi headquarters. Amabaruwa n'abaruda n'amahanga, imiryango itagengwa na leta y'uburenganzira bwa muntu, abanyamategeko mpuzamahanga bose basesekaye babotsa igitutu. None icyo gitutu kigera kuri Frere Nkubiri, FPR Inkotanyi bayotsa igitutu, babategeka ko uri ari mukeba wanyu, nimugomba kumuroga, muri gukora ibyaha mpuzamahanga. Barabibasobanuriye, barabimenye neza. Navuyeyo kuko bamaze kubabwira ko bari guhonyora uburenganzira bwanjye no kunyitsa urubozo. Bityo rero iyo niyo puresha yatumye igitutu cyaturutse impande n'impande. Kandi mbonereho umwanya wo kubashimira abaruda n'abarudakazi n'iyo miryango mpuzamahanga isi yose yahuruye bakantabariza hirya no hino, nkaba naratabawe. Bityo rero iyo neza muzayikomeze kandi muzayikorere abandi bose ku isi. None duhagarika ikibi na sekibi, agato n'agakuze, agakobwa n'akavubuka k'icyaha icyo ari cyo cyose nk'icyo cy'uburozi cyo kuroga abanyapolitike kandi babigamije babigambiriye atari impanuka. Izo nama uvuga zabaye zigamije kukubohora, kukubohoza, kuvanayo, ko wari umurwayi utazikurikirana, wabwiye n'iki koko zabaye, wabwiye n'iki byazivuyemo? Nuko ntari umurwayi, niyo mpamvu nzizi kandi nabikurikiraniraga hafi. Bityo rero nabo nabakurikiraniraga hafi n'ibikorwa bakorera abaturage hariya, uburyo bafata abantu bakabatera ibishinge, ibyo bishinge bikabonona, bamuzanye umuntu bamuziritse ari akagambane kugira ngo bahamurogere. Bityo renge noneho ku ruhande rwanjye rundeba, banteyaraga icyo gishinge, umwotsi ushushe utwikana ujombana, ugira ngo hari nibikwasi n'inshinge n'inzembe zikatagura umuntu. Ibyo mu matwi umuriro uhinda bihingukiranya mu mazuru, mu muhogo, mu kanwa, ururimi, amenyo agatitira, imisaya, igikanu kigakanuka, birumvikana mu rutirigongo hakakurya, inkokora zikakurya, inzara zo ku ntoki zikakurya, izo ku mano zikakurya, mu kiganza hakakurya, mu bworo bw'ikirenge hakakurya. Birumvikana umubiri wose ukaba ari uburibwe bw'ibihekane kubera kukuroga bagutera imiti y'uburozi. Niyo mpamvu mwabonye ko yanampinduye, ingira ndabyimbagana umubiri wose nk'ikirindazi. Muturiyano musazi nasanzeyo n'abandi bari gusazi bati turarengana. Nasanzeyo n'abandi bari gusazi bati turarengana. Mwabyumviye? Umuhanzi Byumvuhore mu mwaka wa 1993 yasohoye indirimbo avuga ku bajya kuvurirwa Indera, icyo gihe bitwaga abasazi. Avuga ibyabo, asoza avuga ku basazi nyabo bazahaje sosiyete. Ati imidugararo n'ibyangiritse byose bikorwa n'abasazi, ababaye n'abahogoye barazira ubusazi. Ariko hari naho Byumvuhore agira ati twese ntituri shyashya kandi ntidusara kimwe, turushanwa kubihisha. Erega burya twese ntidusara bimwe, turushanwa kubihisha. Ese koko kuba Barafinda yararwaye ibyiswe cyangwa ibyitiriwe ubusazi byaba byanahungabanyije ubuzima bwe bwo mu mutwe? Byaba se byarahungabanyije ubuzima bwe bwa politike n'ibitekerezo bye?
Muri iki kiganiro cya mbere twibanze ku buzima bwe, ku burwayi bwe no ku ndwara idasanzwe avuga ko afite ubu ngubu, mwumvise uko ayisobanura. Twanatinze kandi ku byo yita ibishinge. Inshinge yaterwaga n'inshinge bwoko ki n'ingaruka byaba byaramugizeho, afite uko yazisobanuye. Mu gice cya kabiri turagaruka kuri politiki. Ese ibitekerezo bya politiki ni ibinyabasazi? Nta kizima na gito cyagira icyo kimarira sosiyete? Tubaze tubasogongeze gato ku byo turambura mu gice cya kabiri. Politike yanjye mpuzamahanga nari ngegennye y'impamvu nziza nyinshi, bityo rero barantinyaga nk'umunyapolitike. Babonye mbakwakwanya muri 2017 hirya hino, nkuzwe mu turere twose aho nageraga, baranyakiraga, abaturage baranishimiraga, abakire n'abakene, ibitsina byose, abize n'abatarize, abasirikare n'abapolisi. Noneho abo banyapolitike babibonye baravuga, barafinda Sekikubo Fred adutwaye abantu bose, adufatanya igihugu nta rusoro ruvuze. Bityo rero ni muri urwo rwego bantinyemo guhera icyo gihe. Baravuga kandi kubera twagendaga tumushimuta mu mateka, ashobora kuzaduhana kubera twamushimutaga kandi ari umuntu w'ibitekerezo bye. Nge narabahumurizaga, ngenda babwira sinaze kwihora, nge naribohoye haba hehe hose, mu bitekerezo naribohoye, nta guhora mfite, nta nzika mbafitiye. Wenda bakoraga ibyo bakoraga byabo, ariko bakora imirimo yabo. Ariko twabaruda tuzanye politike n'imikorere myiza. Bari bamfitiye ubwoba ko nzakuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda, nyimareho igihugu kibona ubwigenge, kibona ubwisanzure, n'abaturage babona ubwisanzure, bibohore byuzuye kandi byuzuze ubuziranenge. Bityo rero bantinyira iyo politike, bumva ko nzakuraho n'imisoro ku mazu. Abanyarwanda bagira agaciro, umwana w'umunyarwanda agira ahavukira, ahakurira, ahataha, ejo atazaba inzererezi akabura haba, bakahita bamufata bamujyana mu bigo by'inzererezi, wawa n'ahandi, kandi badasuzuma impamvu kucyaba inzererezi, kandi aribo bategekaga, ariyo leta yategekaga ubwo uwo mwana ubwo yavukaga. Kubera iki yakennye, kubera iki wabo bakennye? Wenda ni amategeko n'ingamba za leta mbi zikenesha abaturage babafatiye. Bityo rero nge nari mfite politike nziza yo kuzamura abakene n'abakira. Abakene mbazamuze akaboko k'iburyo gafite ingufu, kuko bakeneye ubufasha bwinshi. None abakire mbazamuze ak'ibumoso. None duhurize hagati Abanyarwanda b'imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, tuzane ubumwe n'ubwiyunge bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge mu Banyarwanda bakuze n'abakiri bato. Kibazo cyo kwitana abanzi b'igihugu tugikureho. None abimbere, abo mu mahanga batahe bose mbacyure, abanyapolitike n'abaturage bose mbacyure, n'abasirikare bitwaza intwaro mu mahanga mbacyure, n'abitwaza intwaro imbere mu gihugu mbacyure, n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu bose mbashyire mu nteko imwe. Tushireho itegeko nshinga ryarengera igihugu n'Abanyarwanda, kigendera ku itegeko, apana bigendera ku mabwiriza nk'ibi bya FPR Inkotanyi. Bayobora igihugu bitewe n'uko bwakeye, bwakede butya, bwakeye bute, igihugu kikayoborerwa ku mabwiriza. Ayo mabwiriza twe twaje kugira ngo tuyakureho, noneho igihugu kigende ku murongo w'amategeko. Tushireho itegeko nshinga ritavogerwa, n'umukuru w'igihugu agomba kuriba munsi, noneho hatagomba kuba hejuru y'itegeko nshinga, n'abasirikare n'abapolisi, abasenateri, abadepite, ba meyazi, ba gitifu b'imirenge, ab'utugari, ab'imidugudu, ab'amasibo, abaturage bose babe munsi y'itegeko nshinga ribarengere kimwe, nta muntu uba hejuru y'iryo tegeko. Bityo rero agamije kwigwizaho ibyiza by'igihugu no kwidoderaho ubutegetsi, atashaka kugira ngo andi mashaka hajemo perfect competition, barushanwe mu kuzenguruka no mu ntara no mu turere no kwandika abanyamuryango, gutyo kugira ngo abantu bihitiremo, bagira amahirwe yo kwihitiramo umunyapolitike koko bakunze, wayobora igihugu akagiha umurongo, kikagendera ku mategeko, kikareka kugendera ku mabwiriza.